kandi namwe mwakoze cyane. Imyaka 30 ni myinshi pe. Nagiye nsa nk'uwenderanya ariko mu bwiza benshi baraha. Ni indirimbo ya mbere ya Ambassadors bakisohora, wowe wari ufite imyaka ingahe? Ntujye mu byuma bidufasha gushakisha habe, ntago benshi babyibuka, ariko turazi neza ko Ambassadors umurimo w'Imana yatangiye kuwukora kera, ndetse no mu bihe bikomeye cyane by'igihugu cyacu twaciyemo. Turazi ko bomoye imitima ya benshi. Ariko mbere yuko njya muri details z'ibindi byose, reka mbanze ngire ko mbereka abantu dufite kuri pano bagiye kudufasha kutuganiriza kuri uno mugoroba. Gusa ndabanza n'introducing chairman. Impamvu chairman ngiye kumuheraho nuko hari itsinda y'abo muri Ambassadors ari bugende atwereka ndetse n'ibyo bagiye bahagararira, ariko mu mpera amashyi n'ikaze chairman Muvunyi, akaba ari chairman wa Ambassadors of Christ. Kaya chairman zamura akaboko ntibabibonye uryo akaze cyane rero. So aborganizatiri rero cyangwa abafatanyije na Ambassadors mu gutegura kino gikorwa ni Voxa. Voxa rero on behalf of Voxa ikabihagarariwe na bwana Alex Muyoboke. Turi buhereho no kuri uno munsi. Alex, karibu. Wowe nta mpamvu yo kuzamura. Aha, tukaba dufite rero aba partners, abafatanyabikorwa bacu batandukanye. Turi kumwe na Vitalo on behalf of Blarirwa, tubashimire cyane. Turi kumwe ndetse na Arena Itera Imbere Nyirango Fund representative uraho ngaho, arakoze cyane. Turi kumwe ndetse na Techno Market, the printing house, nabo turi kumwe nabo kuko ibyo mubona byose biri printed. Niyo company nziza cyane ya Techno Market. Turi kumwe na Diesel Security Company, tuyishimire cyane, nabo baje kwifatanya natwe. Dushimire cyane Movenpick. Movenpick ituma abashyitsi bacu bagubwa neza. Mbibutse ko Ambassadors yagiye ishingwa, ariko abanyamuryango benshi bari mu bihugu bitandukanye, Uganda, Kenya, Zambia. So bose rero mu kugera mu Rwanda birumvikana kugomba kuba besha ahantu hitwa ngo the premium hotel in the country, and that is Movenpick. Mubongera amashyi menshi cyane. Dushimire cyane ndetse na Rahura. Mushobora kubona bine bitaba imbere mukibaza ko tise chairman asubiye ishuri, numva ariko ntago ariyo mpamvu. Turaza kubabwira impanuro yabyo. Representative rero wa Rahura uraha ngaha, tumushimire cyane Ntwari Derek. Thank you so much. Aha, ndetse n'uje hagarariye Bible Society. Bible Society nawe tumushimire cyane, turaza kugenda tubisubiraho. Aka kanya rero ngira ngo haraza kuba introduction. Chairman araza kugira icyo atwereka cyangwa mu ijambo rye ari butugezeho atujyana muri details zitandukanye, ariko reka mpere kuri Voxa nk'abo organizers ba kino gikorwa. Muri make batubwire bo na Ambassadors bahuriye he kugira ngo barinde batugeza ku itariki aho bamurika ibyiza nk'ibi turimo kubona kino gicamunsi. Alex, ijambo ni ryawe. Mwiriwe. Ngira ngo nari ko ari buhere kuri chairman, byari kumfasha nabisabaga, ariko ubwo abimbwiye ngo ari njye utangira. Ndagira ngo mbashimire mwese, nanjye nshimira itangazamakuru cyane cyane mwebwe tugenda umunsi ku munsi ku bikorwa cyane cyane bijyanye n'aya ma concert dukora hano muri Arena. Ndabibashimiye. Ndashimira Ambassadors of Christ Choir. Ni abantu ngeri njya kubavuga, ndabivuga mu buryo bubiri kugira ngo wenda mubanze mwumve. Ni korali, nge sindi buvuge ngo nakuze kuko ndi mukuru, nayitanze kuvuka, ariko ikintu kinshimishije no kuba igitaramo cya mbere bakoze muri 1997 kuri Milcoline nari impari. 1996 nari impari. Chairman wicaye aha ngaha yabaye headmaster wanjye igihe kirekire. Urumva rero Nikolai nagiye nkurikira cyane abantu basanga harimo n'abavandimwe banjye, biranshimisha. So back to the point, mvuga kuri ku gitaramo twarahuye, ariko
umukorege wanjye dukorana muri Vox ariwe Fiacre niba babanje kuganira nabo. Murabizi ko iyo bigeze kuri kamera baba yagiye barabyumvira ahandi. So atangiye kuganira na ambassador n'ubari Manza hari bahuye bwa mbere, araza arabimbwa namwe Fiacre ntugire byinshi unganiriza uwo n'umuryango wanjye. Mu byo twakora badusaba ko twabafasha kuko dufite inararibonye nka Vox, murabizi bitaramo twagiye dutegura hano bitandukanye, murizi ko twaherwaga turi hamwe na Ben na Chance. Twaje ahangaha turi muri New York Groove, murabizi Chorale de Kigali, Nyamibwa n'abandi bose ko twagiye tubategurira hano ibitaramo, bakatwiyambaza nk'abantu babimenyereye imyaka igera kuri 20 turi mu bintu byo gutegura ibitaramo. So aho niho twaje rero guhuriza na ambassadors, ariko bakaba mu bantu bose tumaze gukorana nabo bakaba n'abantu bari smart kurusha abahanzi bose maze gukorana nabo. Batari bakererwa n'umunsi umwe, murabizi cyane cyane no nk'amakorera abantu bangana gutya sindabona bakererewe. Hari umusore wanyu twakoranaga Manzi nkamuha gahunda y'ibinyamakuru ari bugiyemo, nagiye nkabura nabo barimo gusohoka bashoje kare. So bivuze yuko byaratworeye twebwe, ndetse natangiye nasima n'itangazamakuru mbabwira nti mwarakoze kugira ngo n'abantu igitaramo bakimenye ibintu bimeze neza. Ndibaza ko nituza kuva ahangaha turaza wenda no gutangaza inkuru y'ibyo tuza kuganira ahangaha, ndetse tunababwira n'inkuru nziza wenda ko twakoze na sold out nkurikije uko narimo kubireba. So turagenda tuganira rero, byari ibyo ngibyo twahuye na ariko njye ntabwo aribwo bwa mbere twari duhuye nababwiye, mbaye mbashimiye twakomeza. Yarakoze cyane rero, byagorana cyane manager atavuzemo ijambo sold out naho yahuriye n'abantu baririmba, birumvikana ko abibayemo imyaka myinshi. So ngira ngo hari uwambwiye ati burya ngo urusobe rw'amabara atandukanye nirwo rutuma isi isa neza, ibaza isi iza kuba ari icyatsi gusa cyangwa ari umutuku gusa nta na kimwe cyaryoha. Ibaze noneho urusobe rw'amajwi ikivamo havamo ibyiza byinshi cyane, indirimbo ikaturyohera. Iyo tuvuze urusobe rw'amajwi rero mu by'ukuri ushatse wakumva ambassadors. Kubw'izo mpamvu rero kanimukire kuri one of the founders akaba na chairman kano kanya, Bwana Muvunyi turi kumwe nawe hano, atwinjizemo gatoya kuri kino gikorwa, ariko musaba kubanza n'ubundi kutwereka abavandimwe batandukanye bahavanye muri ambassadors kugira ngo tubamenye kurushaho. Chairman, ijambo ni ryawe. Maranatha, Imana ni nziza. Ndagira ngo mbanze mbasubize mu izina rya Yesu, kandi bashimire kuba mwaje kugira ngo tugirane ikiganiro kuri uyu mugoroba hano muri BK Arena. Reka mbasabe mwikomera mu mashyi rwose. Reka mbereke rero ikipe twazanye bahagarariye Chorale Ambassadors. Reka mbasabe bahaguruke kugira ngo bize kunyorohera menye aho buri muntu ari. Reka mpere kuri Manzi Nelson, nazamura ukuboko murebe uwo niwe Vice Chairman. Turi kumwe na none Sara Sanyu, akaba ari umunyamabanga wa korali ariko akaba ari n'umuririmbyi. Twese turabaririmbyi nako. Turi kumwe na Prosi yaje hagarariye abanyamuryango ba korali. Turi kumwe na Sozi Joram niwe muntu uhimba izi ndirimbo zose mubona kuva muri 1997. Indirimbo yose yasohotse kuva icyo gihe yahimbwe na Sozi. Tumukomere mu mashyi menshi cyane. Sozi akaba afite umwihariko yuko we atari n'umunyarwanda, ahubwo ari umuntu waje kugira ngo adufashe aturutse muri Uganda. Twavuga ko ari umumisiyoneri waturutse Uganda kugira ngo aze kudufasha muri uyu murimo w'Imana. None turi kumwe na Rona yaje ahagarariye korali yitwa Junior Ambassadors, akaba ari korali y'urubyiruko y'abana bacu n'abuzukuru bacu. Twagendanye ahasigaye ngira ngo hari ikindi warumbaje iki? Nyuma introduction yawe mwagendanye,
ubwo ni uko twinjiza mu gikorwa nyirizina n'ubundi kijyanye n'ino gahunda turimo y'imyaka 30 ambassadors bagiye kwizihiza. Murakoze cyane. Nk'uko mumaze kubyumva turimo gutegura igitaramo twavuga ko aricyo gitaramo cya mbere tugiye gukorera mu Rwanda. Tumaze gukora ibitaramo bigera nko kuri 100 mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko nta gitaramo twiye dukora nk'iki ngiki kuri uru rwego. Tugiye gukora igitaramo rero cy'imyaka 30, twizihiza imyaka 30 tumaze mu murimo w'Imana. Turabishimira Imana. N'urugendo rero rurerure cyane, urugendo rw'imyaka 30. Murumva muri iyo myaka uko mumbona uko nguko, icyo gihe nanganaga nk'uko mungana uko, nari mu kigero cyanyu, ariko murabona ko ndi umusaza rukukuri. Imyaka 30 rero ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kambereke umwana w'umuhererezi wanjye kugira ngo menye nahaguruke. Inshuti twagendanye, murabona ko imyaka 30 rero ni ikintu gikomeye cyane. Muri iyo myaka 30 rero twakoze umurimo w'Imana. Yabaye imyaka 30 yo twagendanye n'Imana, twabonye ukuboko kw'Imana, twabonye ibitangaza by'Imana, twabonye abantu bakizwa bava mu byaha, twabonye igihugu kiva mu icuraburindi, tukaba tugeze ahangaha. Ubu turi igihugu gifite ibyiringiro, igihugu cyabaye icyitegererezo n'amahanga yose aza kwigiraho. Ariko iyi myaka 30 ni ukuri yabaye imyaka y'amateka menshi cyane, amateka akomeye. Twebwe nka korali twabiboneyemo ibintu byinshi, ibibi n'ibyiza, ariko ikintu dushimira cyane cyane ni uko muri ibyo byose Imana yabanye natwe, ikatwihangamo, ikemera ko tuyikorera nubwo tutari beza, nubwo tutari dufite ubushobozi, ariko yabanye natwe, iraduherekeza, idutera imbaraga, idukoresha umurimo wayo, dukorana nayo, tugendana nayo. Ubu rero turimo gutegura igitaramo ejo bundi tariki 30 z'ukwa munani kugira ngo tuzabamurikire ibyiza twagezeho muri iyi myaka 30, uburyo Imana yabanye natwe, uburyo Imana yabaye indahemuka, uburyo Imana yigaragaje mu murimo twakoranye nayo muri iyi myaka 30. Turabatumiye rero tariki 30 tuzaba duteraniye ahangaha. Baraza kubabwira porogaramu uko izaba iteye, ariko ndagira ngo mbakumbuze icyo gitaramo cy'Imbaturamugabo. Icyo gitaramo cya mbere gikomeye tugiye gukora muri iki gihugu. Twakoze ibitaramo byinshi cyane. Muyoboke babwiye ko yigeze kuza mu gitaramo cyacu. Igitaramo cyacu twabanje gukora cya VIP twagikoze muri 1996, ndibuka hari mu kwa 10 muri Miri Corinne. Nitwe twari tubaye korali ya mbere yakoze igitaramo cya VIP. Twatumiyemo abantu bose bakomeye, kandi kuva icyo gihe ntabwo twasubiye inyuma, ahubwo twakomeje gutera imbere, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ibyo byose turabishimira Imana, tubishimira n'abantu bose baduteye inkunga, babanye natwe, bakadutera ingabo mu bitugu. Turahangaha nk'abahamya yuko hari abantu beza badufashije, hari Imana yadufashije, hari igihugu cyadufashije, hari mwese mwadufashije kugira ngo dushobore guhagarara neza mu murimo w'Imana, dushobore kugera ku mitima ya benshi, dushobore kuba korali ikunzwe, dushobore kuba korali y'icyitegererezo. Imana ibagire neza, ibahe umugisha. Arakoze cyane chairman, arakoze cyane chairman. Ayo mashyi buriya na chairman ra barakoze cyane. Thank you so much. Aha, ngira ngo mufite amatsiko yo kuza kugira ibyo mubaza byinshi, kandi ibijyanye na technicalities bababwiye. Ngira ngo n'iby'agaciro kubona Bwana Sozi wicaye nkariya, ibitero byose atera nta muntu utabizi hano. Niba utaraho ubundi utaza ambassadors, nta nubwo wari kumenya press conference yabereye, uba wanayobye. Ariko kubura aha bivuze ko uyizi.
ariko hagati aho ngira ngo mu izina rya Voxa mu gihe bagendaga bajya gushaka aba partners batandukanye barakomangaga gusa bavuga ijambo ambassadors, cyane cyane ko batabaziho ko babarizwa muri politiki bakumva hakurikiraho korali n'ubundi ambassadors bati ngaho duhe cyangwa muduhe amakuru yabo biteye bite, bakabaganiriza. Tubashimire cyane kuko bemeye kuza kwifatanya natwe. Hari rero abataje cyangwa batabonetse, niba hagira turaza kubimenya ku ruhande rwa Bralirwa ndavuga Vitalo, ariko abari hari imbere nabo tubashimire. Nayo mpamvu nifuza ko mikoro yakwegera kuri kiriya gice ku buryo mu masegonda makeya bafite impamvu bifuje kwifatanya na ambassadors. Bakakanya rero ngira ngo yanatangira Manzi aho ngaho yatangira bakagira icyo yatubwira. So reka twakire Tekno ngira ngo as a printing company. Iyo myenda ndayizi cyane buriya kuko ntago nari nzi ko muri buze no muri kwaya nk'iyi ngiyi twe tubana nabo mu magare za Tour du Rwanda, ubwo mugezeho no mu bitabo na hehe. Imana ibahezagire. Tekno printing aka kanya nibagira icyo batubwira kuri gahunda ntagiriho. Market twishimiye gufatanya umurimo w'Imana n'aba. Thanks. Nka Techno Market wakomeza n'iyi korali. Ngira ngo nta muntu utazi ambassadors mu Rwanda, twakuze tuyumva. Ngiye bambwiye ngo ni igitaramo cyo kwizihiza, numva ku ndirimbo zabo urazumva, mukecuru asanga uyicuranga akakubwira ati iyi niyo mu bihe byacu, ukavuga ati si ko numvaga ari iyo mu bihe byanjye webaye yo cyane. Twishimiye rero kubatera inkunga. Kampani yacu arakaze cyane. Rero reka rero twumve kuva muri Rahura. Rahura rero mwamubonye uwo umuvandimwe uri hariya nawe ubwo arahera no kuri ibi bitabo byuzuye aha, yicaranye n'uhagarariye Bible Society. Ubwo niba bazagira uko banahura nyuma mwahujwe na ambassadors, ijambo ni ryawe. Nanjye nitwa Ntwari Derrick nkuko MC yari yabivuze, naje mpagarariye. Twishimiye natwe cyane kwifatanya na Ambassadors of Christ mu gitaramo cyabo, ariyo mpamvu twaje hano. Ni bimwe na bimwe dufite nko ku munsi w'igitaramo, hari nimukurikirana imbuga za Rahura turagenda tubipostinga muzabibona. Hari giveaways dufite, tuzatanga amatike ku bantu bazashira call tunes mu matelefone yabo y'indirimbo za Ambassadors of course. Amatike 20 regular, noneho n'amatike 5 ya VIP. Giveaway hari bizaba bihari. Ikindi tuba dufite stand ya Rahura. Ababyeyi dufite ibikoresho ibikoresho biri reliable, turishimye cyane natwe dushigikiye Ambassadors. Murakoze cyane.